imbaraga ari uko wacometse muri wowe mwami Yesu, ari uko akorana n'umwuka wera, ari uko wayubakiye ku ijambo ryawe, ari umuntu ufite disipurine y'ubuzima utajarajara ngo akubite hirya no hino, umuntu ufite ubuzima bufite intego akazikurikira ashyizeho imbaraga, kandi naho yagize intege nke, nk'uko uyu muririmbyi yabivugaga ngo nemera intege nke zanjye nkizera yuko andengera. Pawulo ibyo yari abizi. Ndasengera buri muntu wese twateranye uyu munsi, ibi natwe ubyinjize mu buzima bwacu, tuba abantu bagutumbiriye, tuba abantu bakorana n'umwuka, tuba abantu bubakira mu ijambo ryawe bakarigenderaho bakarigenderamo, tuba abantu bafite disipurine, tutari abantu b'akajagari batera waraza, tuba abantu bafite intego mu buzima tukazikurikira muri domene zose kandi tukazigeraho. Ikiganza cyawe cyiza kibane natwe, kandi aho twakoze ibyaha tukaba abantu bihana, tukaba abantu baca bugufi, tukaba abantu basaba imbabazi, tukaba abantu bagendana nawe koko mu mutima uciye bugufi nk'uwawe. Bana natwe rero, komeze kuyobora ubuzima bwacu, komeze kubaho umugisha, natwe dukomeze kuguha icyubahiro. Aya maturo dutuye anezeza umutima wawe, abakoresheje telefone, abakoresheje iki giseke, uko twarambuye ibiganza dutura aya maturo, abari kuramburira ibiganza byawe guha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Abashomeri bari hagati muri twebwe, uyu mwaka ntuzasigiye batabonye akazi. Abarimo gustragaringa muri business zitagenda neza, ubungura ubwenge kugira ngo ibyo barimo gukora bive mu kigero kimwe bijya mu kindi, wagura imbago zabo. Ubane natwe twese, komeze kuturinda, komeze kutugirira neza, uduherekeze tugeze mu ngo zacu, duheremo umugisha utanga urenze uwo twebwe twasaba, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Ubane natwe twese n'abacu bose bihe byose ahantu hose, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Gafata Paulo, gafata Petero, gafata n'abandi, kandi bakabatwereka uko bari mu mbaraga zabo no mu ntege nke zabo. Ntabwo rya Bibiliya yo ijya ibirenzaho ngo uvuge ngo abakozi b'Imana ngo bari abantu b'ibitangaza ngo batagira intege nke. Buriya Bibiliya yuzuyemo abantu b'abanyantege nke benshi. Ubwoko bwose bw'intege nke uzashaka uzabusanga muri Bibiliya, kandi ikintu kigutangaza usange bamwe muri abo bantu Imana yarabakoreshaga. Imana ifata umuntu nk'uyu nguyu ikajya kumukoresha, igafata umuntu nka Dawidi ikavuga ngo nabonye Dawidi mwene Yesaya, ngo umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Mu mwanya mutoya ukabona ngo uyu Dawidi afashe umugore wa Uriya, aramusambanije, amuteye inda, agambaniye Uriya, aramwicishije, atwaye umugore we. Imana imutumye aramubwira ati ibyo wakoze nabirebaga. Imana ikavuga ngo uyu ni umuntu kuiteka ngo yishimira, ngo umeze nk'uko umutima we ushaka. Umugabo nk'uwo nguwo. Ugafata umuntu nka Paulo, wenda byo turaza kubivugaho uyu munsi. Paulo nta nubwo yageraga ingeso mbi nyinshi, ariko izo yafite zari zihagije, sibyo? Hari igihe umuntu aba afite akantu kamwe konyine kakaba gahagije gusa kugira ngo abishye ubuzima. Paulo mu mwete yagiraga, mu mbaraga yagiragamo n'intege nke, turaza kubibona. Ariko ikintu gituma Paulo abigitangaza nuko yari azi intege nke ze, akanazimenya, akanazivuga. Burya icyica abantu benshi, intege nke zabo bazihindura imbaraga. Wamubwira ariko ufite amahura duhanda, ati ye niko meza, ariko mwagiye mumfata ukundi, mwebwe ntimufite izanyu. Oya, Paulo we buriya na Dawidi wenda kuko nari namuvuzeho, kuko ndabizi hari abantu benshi ubu utari bubona umwanya wo gukosora ibyo wavuze. Hari abantu benshi bashobora kumva mbabwiye ngo Dawidi ngo Imana yavuze ko ari umuntu umeze nk'uwo yishimira, ngo kandi yasambanye n'umugore w'abandi. Ati ngo ntiwumva? Nanjye nshobora gusambana Imana ikanyishimira. Rwose niba yarishimiye Dawidi wasambanye n'umugore akicisha umugabo, ko kijye bitanyishimira? Ntabwo ariko bimeze. Buri hantu Dawidi atandukaniye n'abandi bami. Reka mbahe urwo rugero nanarurangirizeho, kuko nari ndimo kubabwira yuko Bibiliya iduhamagarira iteka ryose kwigira ku batubanjirije. Umwami witwa Sawuli
we nta nubwo yari yakoze ibintu nk'ibya Dawidi. Imana yaramubwiye ngo ugende ujye mu Bamaleki ubarimbure, n'inka zabo n'indogobe n'ihene n'intama byose, ntugire ibyo uzana. Ariko aragenda, agezeyo babona inka nziza n'intama nziza z'ibiduhagire, niko batubwira, z'inyamibwa, arazirokora. Ariko yongeraho n'akandi kantu, arokora n'umwami witwa Gagi w'Abamaleki, aramuzana. Noneho Samweli aje kumureba aramubwira ati ariko kwambwiye ko wasohoje ibyo Imana yagutumye, izo ntama numva nuko kwabira kw'inka. Aramubwira ati sagize ngo nibyo, ati ahubwo na Gagi namuzanye. Baba we, Samweli aramubwira ati ibyo bintu wakoze ntabwo wubashye ibyo Imana yakubwiye n'ibiki byose. Aramubwira ati tubyumve kimwe, nyubahisha imbere y'abantu banjye, ndi umwami, nyubahisha, nta kunsuzugura. Ntabwo tubona Sawuli yihana, oya, yihagazeho. Yewe Dawidi atangiye no kujya kumukorera, akajya amutera amacumu. Dawidi akamubwira ati rwose umpigira iki ko ntacyo nagutwaye? Akihana mu mwanya batatu, Dawidi we atundushije gukiranuka ukanyago, ati rwose mu mwanya muto yakongera akamuhiga. Bikubwira ngo nibyo yavugaga byabaga ari ukwiyerurutsa. Ariko Dawidi yamaze gusambana na Batisheba, Imana ibwira umuhanuzi witwa Natani ngo genda undebere uriya mugabo, ngo umubwire ngo ibyo wakoze ntabwo byanejeje Uwiteka. Yabimubwiye bari bonyine, abanje no guca hirya, aca imigani, arabisasira. Ati umuntu w'umukire yaraturanye n'umukene, ati umukene yari afite agatama kamwe, undi afite ibitama byinshi. Atabonye abashyitsi aragenda afata agatama k'uwo mukene, bari ko azimanira. Dawidi ati umuntu ukora nk'ibyo yaragapfa, bati mumundangire ahubwo muhanira ijoro. Atanaterwa uwo muntu ni wowe ujya gutwara umugore wa Uriya. Muri Isirayeli ntihari abagore benshi? Imana ntiyari kuguha abandi? Turebe ibyaha wakoze. Ureba aho Dawidi atandukanira n'abandi. Babimubwiye bari bonyine, umuhanuzi abimubwiye ahinda umushitsi, yikubise hasi, aririmba Zaburi 3, icyaha cyagishyira ku karubanda. Bwira abantu ati naracumuye, Mana umbabarire. Zaburi ya 51, mu byaha niho mama yansamiye, ndi umunyabyaha, unkureho inyama y'umuntu, unyeze untunganye, ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Aririmba Zaburi ya 32 tubwira uko yumvaga ameze icyo gihe cyose. Yari acecetse arimo guhisha, agenda atwikira ahisha, ariko agahira mu nda. Aririmba ya 38 nayo ivuga kuri ibyo ngibyo, kwereka ngo uyu ni umwami utandukanye n'abandi. Bundi buri ikibazo tugira twese, abantu bakora ibyaha ariko ntibihana. Kandi uko bazamuka mu ntera, ntuzabona umuntu w'umuyobozi wemera intege nke ze, uzamenye yuko wabonye umuyobozi Imana yishimira. Kuko abayobozi bose niyo bakoze amakosa bashaka undi bayegekaho. Kugira ngo uzabone umuyobozi wemera amakosa yakubwira ati ibi bintu rwose nijye wabizambije, ubundi barakubwira ngo umuyobozi mwiza akora nka Yesu, yishyiraho ibyaha by'abayobora. Buriya njya nkunda abakoci bamwe na bamwe b'umupira. Hari umugabo nakundaga, ubu ngubu ntabwo agitoza ikipe yatozaga, witwa Jurgen Klopp. Iyo Liverpool yatsindwaga, ntabwo nigeze numva na rimwe Jurgen Klopp ashakisha umukinnyi agerekaho gutsindwa kwabo. Yaravuga ati buriya nijye watoje nabi, ngomba kuba napanze umukino nabi, ngomba ko hari ibyo ntitayeho ngo mbirebe, ikipe yakayikavaringa amakosa akabaye. Uwo ni umuyobozi. Naramukundaga cyane, sinavuga ngo ndamukunda kuko sinzi icyo atoza, yagiye mu bindi, ntabwo agitoza iyo kipe navugaga. Ariko wenda kugira ngo uzarebe nk'abatoza bamwe na bamwe, abakunda imipira ariko nibo bari bubyumve ibyo ndimo kuvuga. Buriya harimo bamwe batakaye batazi n'ibyo ari byo. Uzarebe umutoza witwa Mourinho, iyi kipe ya Mourinho yatsindwaga, kipe zose yatoje, Mourinho yagombaga kubona umukinnyi avuga ati uriya niwe watumye ikipe yacu itsindwa, ntabwo uyu munsi yakinnye ibyo namubwiye, akabigereka ku mukinnyi. Ariko Dawidi ibyaha bye yarabyemeye, arabyatura.
kandi mu bintu binezeza Imana ni uko twemera yuko iyo twakoze ibyaha we own it, ukabyemera. Pawulo rero ahangaho ahagira imbaraga cyane. Reka mbaha akagero kamwe kuko turaza kubirangirizaho. Petero yihakanye Yesu gatatu, sibyo? Kandi yanditse inzandiko ebyiri. Nuzigera ubona ahantu Petero yandika akavuga ati mbene data mureba ubu ndi ikibwa nihakanye data buja kabiri, ntaho uzabibona. Arandika pe, ariko nta hantu ntamubona atanga ubuhamya bw'uko yihakanye shebuja. Na Yesu yaramukonfrontinze aramubwira ati ariko Petero ntiharya ngo urankunda kurusha aba ngaba. Burya icyo yashakaga nuko amubwira tumva mbabarira, narakwihakanye, ndimbwa, nagize ubwoba, ariko ndagukunda. Ariko Yesu kuko ari umunyembabazi yarabyirengagije, aravuga ati ibyo byose nguhamagara nari nzi icyo uri cyo, n'ububwa bwawe naguhamagaye uba ufite. Ni nacyo yamubwiraga, burya amubwira ati uri Simoni mwene Yona, uzaba Kefa, uzakomera uve muri ibyo bintu byawe byo guhuzagurika no gukubita hirya no hino nk'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. So reka rero uyu munsi turebe ibitekerezo bya Pawulo ku gukura nk'umukristo cyangwa ku gukomera. Ushatse wakwandika ngo urimo kwandika ku byuma ubuzima bwa Pawulo, ibanga ry'imbaraga ze, ibanga ry'imbaraga ze. Kuko Bibiliya iratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Ni iki cyatumaga Pawulo agira imbaraga nk'izo twabonye? Mu bitabo 27 bigize isezerano rishya akandikamo 13, ndetse ushatse wakongeraho n'ibyakozwe n'intumwa, kuko igice kinini cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga Pawulo. Izi mbaraga yazikuraga, ibanga rye ryari irihe? Nahoze mbabwira ibyo ngibyo by'abakinnyi b'umupira n'abakoci n'iki. Yewe nkunda kwitegereza abantu nkabigiraho, n'abapagani. Kera twiga sogonderi, padiri yigeze gusanga, yewe nize mu seminari, padiri yasanze ndimo gusoma igitabo cya Hitler cyitwa Mein Kampf, Nkonkomba, intambara yanjye. Arambwira ati urimo urasoma Mein Kampf? Uyu muntu w'umutindi wononnye isi akagira ute urasoma iki? Nawe ndashaka kumenya ukuntu umuntu ava mu bumayiwobo akageza ahantu ategeka igihugu gikomeye nk'Ubudage. Ko ningira amatsiko, uyu muntu yabigenje ati? Ibanga rye ni irihe? Hanyuma ukagenda wigira ku batubanjirije, na Bibiliya niko itubwira. Ibi rero ndagira ngo mubimenye, tureba amahame. Ndagira ngo mvuge akantu gatoya kuri ibi by'amahame, kuko buriya amahame niyo aduha imbaraga. Kera twiga imibare, twajyaga twigana n'abana bamwe batazi kwiga, akaza akakubwira ati ndagira ngo tuzigane imibare. Nk'iyo twabaga dufite ikizamini, tukagenda tugafata amakaye tukajya ahantu tukicara. Twe twagiraga n'ibitabo mu seminari baduhaga ibintu byose. Ugafata igitabo ugakora amaforumire, ibintu byose turimo kwiga ukabikora bakureba. Tukajya ku kibaho mu ishuri ukabikora, abandi bicaye barimo kwandukura, bakibwira ngo barimo bariga. Mwazajya mu kizami bakavayo bavuga ko byabananiye. Kubera iki? Bari barimo kureba uko wowe wiga, batarimo kwiga. Kuko ko wabonye umuntu arimo gukora amahurizo ku kibaho, ntabwo bivuga ko wize kuyakora. Ndibuka twigeze no gutongana n'umwana umwe bansabye ngo njye kubigira, ndabwira ariko ubu ngubu ntabwo murimo kwiga, ubu ni gihe urimo kwiga, ndimo ndasubiramo mwebwe mwicaye mundebera, mwabaye abafana murareba uko nkina. Reka mbere iki mwebwe, reka njye baha ibibazo mubikore, nkubwira aho bikunanirira, nkwereke uko hava. Batoya bati wowe gusa ukora turareba. Sawa, nticyavuyemo mushobora kukibwira. Imibare narayitsindaga, uwo kibonera yo basanzwe babona. Natwe burya mu bukristo bwacu ikintu kitwica, mpagarara hano nkaba umukinnyi, mwebwe mukaba abafana, mugakoma. Hariho n'abapasitori bamwe rwose babigize umuco, bati
yakwigisha nyine yamubona bimaze gushyuha ati mushyiremo amashyi ariko ni bande bakoma amashyi wari wabona abakinnyi bakoma amashyi abafana mukaba abafana jewe nkaki wari wabona umufana watsinze igitego aba yageze mu kibuga se n'ibindi rero ndagira ngo twihute nibura muzagerageze mwe mwavamo abakinnyi mwakagira imana ibintu byo kuba abafana mukareba aho abapasitori bakina mwebwe mwicaye aho ngaho fata amahame yo muri Bibiliya uyagarure mu buzima bwawe urebe ngo uzavamo umukristo w'imbaraga wigire kuri Pawulo aho yari afite imbaraga urebe uko ingeso ze yazigenzaga nawe ujye ubigenza utyo amen uyu munsi turareba amahame 6 yahaga imbaraga ubuzima bwa Pawulo turifashisha urwandiko yandikiye Abafilipi ariko kubera yuko iyo urimo kwiga imico y'umuntu wanditse ibintu byinshi ntabwo urwandiko rumwe ruhagije kugira ngo ubibone neza turaza kugenda tuva hamwe tujya ahandi tuva hamwe tujya ahandi ariko reka tubanze dusome kuko turi muri Bible study tubanze dusome Abafilipi urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi turasoma mu gice cya 3 ndahera ku murongo wa mbere aravuga ngo ibisigaye bene data mwishimire mu mwami Yesu Abafilipi 3 kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira kandi namwe bagirira akamaro mwirinde zambwa mwirinde inkozi z'ibibi mwirinde n'abakewa gukeba kubi kuko twebwe turabakebwa gukebwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana tukishimira Kristo Yesu ntitwiringire iby'umubiri nubwo jeweho nabasha kubyiringira niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri jeweho namurusha dore nakebwe ku munsi wa 8 ndi wo mu bwoko bw'Abisirayeli ndi wo mu muryango wa Benyamini ndi umuheburayo w'Abaheburayo ndi umufarisayo ku by'amategeko ku by'ishyaka narenganyaga itorero ku buryo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo iyo ni introduction ya Pawulo urumva na bya bindi nababwiraga n'ingeso ze n'ibyaha bye ntatinya kubivuga akavuga ati jewe rwose ndi umuheburayo w'Abaheburayo simvanze ndetse ikimenyimenyi ndi wo mu muryango wa Benyamini nitwe twatanze umwami wa mbere wa Isirayeli nakebwe ku munsi wa 8 ngo wari umuhango w'Abayuda kwereka ko yari umuyuda koko atavangiye ati no kwiga nize mu ishuri ry'Abafarisayo ku birenge bya Gamaliyeli ndetse mu Bafarisayo nari mu b'imbere ndi inyangamugayo gusohoza imihango y'idini ati n'itorero nari totezaga urumva avuze ibyiza byose yakoze ariko yongeraho ako ngako muzitegereze nta nubwo Pawulo yajyaga agasimbuka kabaga ariko nubwo mu ndeba kera nari ikibuga natoteje itorero ry'Imana nari umugome nishe n'umuntu haraho bivuga aho twasomye ubushize mu byakozwe n'intumwa 26 igihe bicaga Stefano niyo wari ubahagarikiye ati nshima ko yicwa atari ku mwami Yesu arambonekera amen hanyuma umva icyamuhaga imbaraga aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu kubwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana uheshwa no kwizera kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye bene data sinibwira yuko maze kugifata ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere ndamaranira kugira aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Haleluya.
iyi texte irimo ibintu byinshi bitwereka imiterere ya Pawulo, ariko reka mfate bimwe hano. Ikintu nkundira Pawulo, iteka ryose akunda kwandika atanga ubuhamya bwe. Muri ubwo buhamya bwe niho tubonera aho yavomaga imbaraga ze. Iki cyambere tubona aravuga ngo ku bwanjye jye ibindi byose narabiretse narabihombye, ndashaka kumenya Kristo, ngo ndonye Kristo, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Urabona ukuntu atondeka amagambo, ubona umuntu ufite ikintu cyitwa ishyaka, passion yo kumenya Yesu. Buriya rero ikibazo kijya gikomera mu wa Kristo, ndashaka kuza kubasigiraho umwanya munini wo kubaza ibibazo. Reka nkoresha iminota mikeya, komantere ndazigabanya. Ikibazo tujya tugira cy'abakristo, nta shyaka rya Yesu bagira. Babaraho gusa, nta shyaka rya Yesu bagira. Buri ikintu nkundira abanyarwanda ba kera, iyo nsomye histoire y'u Rwanda, wabonaga abanyarwanda bafite ishyaka ry'igihugu n'umwami wabo. Ntimushobora kubyumva. Nimuzagira umwanya wo gusoma histoire y'u Rwanda nibwo muzumva ukuntu abanyarwanda bakundaga igihugu. Iyo bagiraga igihe cyo gutanga abo bitaga batabazi, nta mutabazi w'umuturage wabagaho. Muranyumva neza? Umutabazi yagombaga kuba umwe mu bana b'umwami. Aba prince, ibikomangoma nibyo byitangiraga igihugu, akajya mu kindi gihugu agiye gupfa, for the country and the king. Akagenda agapfa igikomangoma. Naho twebwe muri kino gihe uko umuntu agenda azamuka aba umunyamugisha, urukundo rw'igihugu ruragabanuka. Hari abana naganirizagaho muri family ziryoshye zimeze neza, bambwira ati no twebwe ntabwo tuzakora hano, ko twabyaye ibigwari. Mwebwe baso bararushye baruhira igihugu, none mwebwe inzozi zanyu no kuzajya kumangamanga mu bihugu by'abandi mutagizemo uruhare. Nta bicayemo bamwe rwose wabaha ibipapuro, mwagenda mukajya kumangamanga iyo ngiyo, mukajya mwirirwa muterura ibikarito mugira muti, ariko mwagiye. Pawulo rero yakundaga umwami we, yakundaga Yesu, akavuga ati ibindi byose mbibona nk'igihombo, gifite ishyaka ry'umwami wanjye. Ndashaka kumenya Yesu, ndashaka kubona Yesu. Hari ahantu agera muri urwandiko rw'Abagalatiya, kuko niho atangirira mu gice cya mbere, umurongo wa 21, aravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, no gupfa byambera inyungu. Murabitekereza? Ngo jyewe niba kubaho mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Meze murungabangabo, kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyuho naguma mu mubiri, nibyo binkwiriye. Pawulo avuga ati naguma mu mubiri nzanezerwa ko nzakomeza ngakorera Imana, kandi mpfuye nakwishima kurushaho. Genda kubabwira rero, iyo umuntu yatangiye gutekereza gutyo aba yarenze igaruriro. Hari abantu Satani areba akavuga ati okay, bariya mubareke bagende, barenze igaruriro, kuko niyo wamwica azapfa anezerewe. Pawulo icyamuhaga imbaraga cya mbere ni ukumenya umwami we, akamugira intego y'ubuzima bwe. Nimureba mu nzandiko za Pawulo zose, reka mbaho urundi rugero rumwe cyangwa ebyiri. Mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 20, aravuga ngo ubu ngubu ndiho ariko si jye uriho. Umva uko avuga, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Urumva umuntu ukubwira ati jyewe ubu ngubu ndiho ariko si jye uriho, ni Kristo uriho muri jyewe.
ibintu bya Pawulo byose byari Christ centered. Ubuzima bwe bwose akavuga ati niyo wanyica sinzamuvaho. Amen. Iyi rero ni isoko y'imbaraga ikomeye cyane, kandi umunsi tuzagira abakristo bameze batyo, bari focused, batumbiriye Yesu, bagendana na Yesu, muzabona abakristo bafite imbaraga. Naho ubundi ibintu dufite hano, ubukristo dufite buriya bwa wongo bugenda bwacangacanga, bugenda busenga ku cyumweru kwa mbere bukarara mu marogi busambana, abandi bakarara mu bubari basinda, buriya nta sense. Ibyo Pawulo avuga ati by'ubundi abandi babona nk'inyungu, njye mbibona nk'igihombo, nabisize inyuma yanjye ngo ndonye Kristo. Hari ahantu yandikiye Abefeso, reka bari ko ndangirizaho muri iyo ntego ya Pawulo yo kumenya Yesu. Mu Befeso igice cya mbere, iri sengesho ndarikunda cyane, murongo wa 16 w'igice cya mbere cy'Abefeso aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ngo ibaho umwuka w'ubwenge no ngo bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. Aka ka 19 nkagakunda kurushaho, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Nkunda ya magambo. Pawulo ati ndabasengera ngo Imana ubahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo muyimenye, ngo muyimenye, murusheho kuyimenya. Amen. Icyo cyari icya mbere. Reka nihute nabwiye ko uyu munsi nshaka kubasigira umwanya munini kuruta ubusanzwe. Icya kabiri cyatumaga Pawulo agira imbaraga, gukorana n'umwuka wera, gukoreshwa n'umwuka wera. Muri iyi minsi muzumva mbigarukaho kenshi, buriya naje kugenzura ndeba aho intege nke z'itorero ziherereye, sanga abakristo benshi ibintu by'umwuka wera pe, niba tuzafata umwanya tugasubiramo tugafata nk'umwaka wose tukigisha ku mwuka wera, abantu bakageraho bakamenya uko bikora, byaranyobeye. Mwazangiriye inama tuzabigenze dute? Reka ndangize ndaza kuba hamukoreho komantere, kuko nureba muri Bibiliya Pawulo aravuga ati rero ugiye ubu ngubu nta kintu na kimwe nshaka kwirata uretse ibyo nakoreshejwe n'umwuka. Umva ukuntu abivuga mu Baroma igice cya 15, nimwe muri za passage nkunda cyane nayo. Muraza kumva ngenda bavuga ni hari ibintu nkunda, kuko hari ahantu nagiye nigira, hari ishuri nigiyemo kandi mbona birakora. Igice cya 15 umurongo wa 18 mu Baroma aravuga ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri iri ruko, kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Yesu ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibye bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Pawulo aravuga ati nta kindi gihe nshaka kwirata uretse ibyo nakoreshejwe n'umwuka wera. Muzabona ahantu Pawulo yandika, niba hari umuntu wanditse neza ku mwuka wera ubona koko yari yarabisobanukiwe. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto mu gice cya 2 avugamo igisingizo cy'umwuka wera rwose ukumva uranezerewe, akavuga ngo buriya ngo iby'amatwi atigeze yumva, iby'amaso atigeze abona, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, Imana yabihishiye abayikunda. Noneho agakomeza
akatubwira ati rega buriya ninde ushobora kumenya ibyo undi atekereza, ati kereka umwuka we umurimo, atari ko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo kubw'umwuka wera uba muri twe. Aha rero ni ibanga rikomeye cyane rya Pawulo ryari riri. Nta muntu wanditse ku mwuka wera. Yesu yamuvuzeho kenshi, ariko Pawulo yamwanditseho cyane ndetse kuruta uburyo Yesu yamuvuzeho, kuko Yesu yatanze gusa, yateye inyota yo kuzura umwuka, ariko Pawulo aduha ibisobanuro. Niwe wanditse ku mbuto z'umwuka, niwe wanditse ku mbaraga z'umwuka, niwe wateragaho Kristo umwete wo kugendana n'umwuka. Iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa, kuko aravuga ngo izi mbaraga mu mbonana zatumye mvana ubutumwa bwiza i Yerusalemu nkabugeza i Roma, ni ukubera imbaraga z'umwuka zakoranaga nanjye. Niyo mpamvu mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 19 ageze muri Efeso yahasanze abigishwa bamwe, arabitegereza. Bashobora kuba bari Abangirikani, ku buryo Abangirikani tuzi kwigisha kwihana ibyaha pe. Ushaka abantu bigishijwe kwihana ibyaha, uzajye kuroba muri Angirikani uzahabasanga cyane cyane. Ariko Abangirikani ba kera, abo ngubu bo nyine nabo babaye nk'abandi, ariko kera hari Abangirikani bihannye ibyaha, bari bazi kubivuga bagatanga n'ubuhamya. Ariko Pawulo arabitegereza aravuga ati ariko mwigeze muhabwa umwuka wera mukimara kwizera? Bati se hari n'umwuka wera? Ati reka da, ati ntabyo twumvise. Ati mwebwe ati byagenze bite? Ati twebwe twabatijwe umubatizo wo kwihana ibyaha wa Yohana, hanyuma ntimwuzura umwuka. Ati turabasubiramo. Ngo yasubiyemo arabanza arabigisha, arangije arongera arababatiza. Amaze kubabatiza barambikaho ibiganza, wuzura umwuka. Ngo mu myaka 2 gusa, ngo Aziya yose yari yumvise ubutumwa bwiza. Imbaraga z'umwuka nizo zituma itorero rigira imbaraga. Muzarebe ahantu hose Pawulo yigishaga, yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo kanyago, ngo atse impano ikurimo yake, ngo yandi waheshwejwe n'ibiganza by'abakuru, ngo twakurambikagaho ibiganza tukagusengera. Icyo rero ni ikintu tugomba gutekerezaho cyane, tukakigira kuri Pawulo natwe tukakigenderamo. Ihame rya gatatu ryamuteraga imbaraga, ibi yabyandikiye Timoteyo nanone muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Aramubwira ngo Timoteyo, ngo kuva mu buto bwawe ngo wamenyaga ibyanditswe byera ngo bishobora kuguhesha agakiza. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15. Aramubwira ngo reka mbibasomere nk'uko byanditse, ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niyo mpamvu mubona Pawulo n'iki gihe yendaga gupfa muri iki gice cya Timoteyo, hariya muri iki gice cya 4 ku murongo, reka mbere ku wa 9 nibwo mubyumva neza. Murongo wa 9 w'icyo gice aravuga ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba, Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none ajya i Tesaloniki. Kreskenti nawe yagiye Galatiya, naho Tito yagiye Dalmatiya. Luka niwe wenyine turi kumwe n'uburi kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso. Nuza uzaza n'umwitero nasize i Tirowa kwa Karupo n'ibitabo, ariko cyane cyane uzaza n'ibyimbo. Yamaze kumubwira ati yewe bamaze kuncira urubanza, ntegereje umunsi wo kumanika nkapfa, atari kuzanzanira ibitabo, kuko ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Aracyasoma ijambo ry'Imana kandi ategereje umunsi wo gupfa. Abantu bamwana batubwiye batuzapfa ejo bundi, no gusenga ngira ngo yabyihorera akavuga ati Mana n'ubundi ntacyo nsengera, n'ubundi ndapfuye. Ariko Pawulo yaragisoma ijambo ry'Imana kandi abizi ko barangije kumucira urubanza.
yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere mu bice 4 aramubwira ati Timoteyo, niba ushaka kujya imbere ujye ugira umwete wo gusoma. Umurongo wa 13 w'icyo gice cya 4 cya Timoteyo wa mbere, kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha, ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru, byo nukuzura umwuka. Ibyo ujye bizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya imbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Urumva ni inama agira Timoteyo, niyo yatugira uyu munsi. Arakubwira ati ujye ugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Jewe nari narihaye objectif yo kujya nsoma Bibiliya rimwe mu mwaka, ariko ko nsigaye ni mu kiruhuko cy'izabukuru nakubye 3. Naravuze ngo ubu noneho mu mwaka nzajya nyisoma 3, nyirangize nongere nsubiremo, nyirangize nongere nsubiremo, ko ndashaka kongera umubare ngo nyimenye noneho birengejeho, nyituremo kabisa numve ndimo. Kuko Paulo aravuga ngo wimenyereze ijambo ry'Imana, ujye ugira umwete wo gusoma no kwigisha. Ngo ibyo nubikora kujya imbere kwawe kuzagaragarira abantu bose, ngo uzikizanya n'abakumva. Amen. Ariko urubyiruko nta n'umwe ushaka kunyigana ngo nibura wowe uzajya urangiza 2 basi oya 4, kubera ko mwebwe muri abajene. Ubuse ko niba nzarangiza 3 ndi umusaza, umuntu w'umujene yagombye kurangiza nka 4. Sibyo ra? Kujya imbere kwawe kugaragarira abantu bose. Hanyuma icyo ni cyari cya 3, gutura mu ijambo ry'Imana. Hanyuma umuco wa 4 watumaga Paulo agira imbaraga, akanda gakunda cyane kugira ubuzima bufite gahunda, ikintu cyitwa discipline, disciplined life, kugira ubuzima bufite gahunda. Hari ahantu Paulo, buriya ikintu Paulo aberaho mwiza, amabanga ye yose yashyize mu nzandiko. Araduhishurira akatubwira ati yewe mu ndeba mfite uko ngenda, kugira ngo na siporo yarayikoraga. Kuko aravuga ngo igice cya 9 cy'Abakorinto ba mbere aravuga ngo nubwo ku murongo wa 19, nubwo kuri bose ndi umudendezo ninduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda. Ku batwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo, kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye, kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose, kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Haleluya. Nkunda Paulo ukuntu avuga ati jewe mfite gahunda, ndiyajista, ndiyadabuta. Hanyuma ngo kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa, ngo fatanye n'abandi muri bwo. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa kabumwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese arushanwa yirinda muri byose. Niyo jambo nashaka, umuntu wese urushanwa aba disciplined, yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka ariko si nkutaza aho ajya, nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa, ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Paulo ati ndi disciplina, nkikontorora, nkigenzura, kugira ngo ntazamara kubwiriza bikagaragara yuko bampaye carte rouge, disqualified. Discipline mu rugendo. Amen. Icya 5, kubaho ubuzima bufite intego. Buriya Paulo ibintu bye byose birasobanutse, tuzabibona no gutatwiga ku mbaraga za Paulo mu murimo w'Imana. Aravuga ati jewe ntabwo mpuzagurika, simeze nk'abatera waraza,
nkubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha, nzi ibyo nshaka. Haleluya. Noneho mwabonye hadi twigeze gusoma mu Bafilipi mu gice cya mbere yavuze ngo ngiye ubwanjye kubaho ni Kristo. By the way, uwo murongo niwo wanyemeje gukizwa, kuko nasomye urwandiko rw'Abafilipi nsitara kuri uriya murongo. Pawulo aravuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo. None ngicara ndiyoza, ariko uyu mugabo uko avuga ko abaho ku bwa Kristo giye imbereyeho iki? Icyo gihe ubuzima bwanjye bwari muri ibintu disappointments byinshi, mbese ibintu bingoye by'ubujagari. Intego zanjye z'ubuzima nari nayihaye zose bari bazikubise hasi, numva ndimo kubyina muzunga gusa ntazi yomva niyonge. So mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abafilipi aravuga ati kubwanjye kubaho ni Kristo, ndabona ko ubundi jyewe mbereyeho iki? Mbereyeho iki? Nawe uzibaza icyo kibazo. Uyu mugabo yadefininze intego z'ubuzima bwe, kubwanjye kubaho ni Kristo no gupfa bya mbere inyungu. Ni nayo mpamvu nubona agiye kurangiza ubuzima bwe, ndi hafi kurangiza mwihangane, yandikiye Timoteyo, kuko ururira rwandiko yandikiye Timoteyo ni urwa nyuma, Timoteyo wa 2, kuko harabivuga neza akavuga ati ubu ngubu rwose giye bimeze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizerwa, etc etc. Tugiye kuhasoma. Aravuga ngo umurongo wa 6 Timoteyo wa 2 igice cya 4, kuko jyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Muzehe arasezeye, ariko mvuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye nyine, ahubwo n'abakunze kuboneka kwe bose. Haleluya. Ntabwo uzamenya ko wageze iyo ujya niba utaruzi iyo wajyaga. Pawulo aravuga ati jyewe rwose ndabizi neza, narinze ibyo kwizerwa, narwanye intambara nziza, ubu ndangije urugendo. Icyo nshigaje kujya gufata ikamba ryanjye. Ubuzima bufite intego, ubuzima budahuzagurika. Hanyuma icyanyuma, iyo ndirimbo murayizi, ibamo ahantu akanuza kamwe kavuga ngo nemera nemeri ntege nke zanjye, niwe wambabariye. Pawulo kimwe mu bintu cyatumaga agira imbaraga, kwemera intege nke ze. Murebe hari ahantu yandikiye Abaroma, aravuga ati umva rero jyewe I have a problem, I have a problem, afite ikibazo. Arabandikira aravuga ati ubwo mundeba ubu ngubu nanjye ndi umunyabibazo, nshaka gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Umva ukuntu yabyanditse, ko ndashoje. Abaroma, sabwo nanjye nanditse ntuza nyandika nabi, reka ndaje nyibarebere, ariko n'uwo nguwo nifuza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Oya, nabyanditse mu ikaye, nandikamo passage itariyo. Iyo umuntu yihuta akora ibikosa byinshi. Singaho ninde uzankiza igice naho byaburiye. Umurongo wa ndabizi ko ari mu Baroma hano muri icyo gice, ariko yes, natayemo ibintu bibiri. Kandi ikibutangaje nuko muri Bible yanjye nibyo ndimo kuvuga ntabwo ari cyo sha.
icyo ndimo gushaka ntabwo ari icyo ngicyo. Ahantu Pawulo avuga ngo nifuza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere, ninde uzankiza uyu mubiri w'ibyaha? makumyabiri karindwi. aha ntiwumva? yego, ahubwo reka mpere kuri 21. sinzi ibyo nacurikanze ndimo kubyandika. nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Pawulo ahangaha wenda yabivugaga mu buryo buri general, ariko n'ahandi hose muzitegereze muzamubona kenshi agaruka kuri iriya kosa yari yarakoze ryo kwicisha Stefano no kurwanya itorero. kavuga ati Imana ni igitangaza, jewe yarambabariye. hariya mu gice cya 5 aravuga ati wenda byashoboka ko umuntu yagirira yakunda umunyangeso nziza, wenda umuntu yatinyukaga kunda umukiranutsi, ariko Imana yerekanye urukundo idukunda ubwo yadukunze tukiri abanyabyaha. kuko ubona ahantu henshi Pawulo agaruka kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo twebwe turi abanyantege nke, nibi ngibi tuvuga tubitwaye mu nzabya zimeze nk'ibumba. we are weak, ariko we are strong in Christ. tukaba abanyembaraga muri Kristo. iki rero niyo kintu burya uzaba umunyembaraga ni uwemera intege nke ze. niyo mpamvu nababwiraga hari iyo ndirimbo tujya turirimba, hari igihe mba numva melody, ariko ntuzambaze imibare y'indirimbo, amagambo mba nyibuka, ariko ibamo ako kantu kavuga ngo nemeri intege nke zanjye wambabariye atuma nkiranuka. so ubwo turaza kwishaka nyuma ibintu 6 byahaga Pawulo imbaraga, mpereye inyuma ku byo turangirijeho: kwimenyaho ingeso n'intege nke, akarwana nazo, umubiri akawukoresha uburetwa nk'uko twabisomye hariya mu Bakorinto mu gice cya 9, ati mfata umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa kuko muri wo habamo kamere ishaka kunsubiza mu byaha. hanyuma ko twabonye mu Bafilipi icya 5, ubwo ndimo ndagenda nsubira inyuma, kubaho ubuzima bufite intego kandi utajegajega ntuzivemo. icya 4, kugira gahunda mu buzima kugira ngo we kubaho mu kajagari. icya 3, gutura mu ijambo ry'Imana. icya 2, gukorana no gukoreshwa n'umwuka wera. icya 1, gutumbira Yesu ukabaho nk'uko abyifuza. aya mahame 6 n'uyandika ukayatekerezaho ukayagenderaho ukayabamo, garanti uzagira imbaraga mu buzima bwawe. ibyo twigira ku buzima bwa Pawulo. waba afite ikibazo rero, afite komanteri, uyu ni umwanya wanyu mukabibaza tukabiganiraho, hanyuma tukaza kugana ku musozo tugasezeranaho. abashakire microphone hanyuma tuganire. habuze umuntu, dusenge dutahe. byari bisobanutse cyane cyangwa byari komplike ku buryo mutabyumvise? kera niko batubwiraga ngo niwigisha abanyeshuri ukabona ntacyo bavuze, ngo ubwo bizaba byari byoroshye cyane ku buryo nta kibazo basigaranye, cyangwa bizaba byari bibishye cyane ku buryo basinziriye urimo kuvuga.
Yesu nashimwe. amen. Yewe rero kubera ko navukiye muri abo bantu ba kera bakundaga umucyo, pasiteri yavuze ko uburokore bw'iki gihe bwo nyine abantu bahari babanga kwiteranya, abantu babanga kuvuga ukuri, abantu babanga, mbese dufite ibyo tugundira, dufite ibyo tugendera